ukajya twicara mu nkambi bakatubeshya ngo urataha mu Rwanda ngo wabaze ibyawe ngo bakakurigisa. Mbese urukundo twahabonye, amajyambere twahabonye nta nahandi hantu tuzayabona. Iyo wahunze ukicara bakwita impunzi ntabwo bikunezeza, ariko noneho igeze mu gihugu cyawe birakunezeza. Umunyarwanda wese afite agaciro. Tubaye ikaze mu kiganiro cya Minisiteri y'Imicungire y'Ibiza n'Impunzi. Tugiye kurebera hamwe abiga imyuga muri gahunda yo gusubiza mu buzima busanzwe abatahutse. Bakaba biga imyuga itandukanye kandi bakivugira yuko babona izabageza kure bakiteza imbere kuruta uko babayeho mu mashyamba ya Kongo, dore ko abenshi ariho batahuka baturuka. Ikaze mu kiganiro cyacu. Abanyarwanda bahoze ari impunzi bakomeje gutahuka. Bamwe bagiraga ubwoba bwo ko bazatangira ubuzima kugira ngo babashe kwigeza ku iterambere basanga abandi banyarwanda baragezeho. Nyamara ubwo bwoba bwamazwe n'ubufasha leta y'u Rwanda igenda ibaha. Bumwe mu bufasha bahabwa harimo kwiga imyuga itandukanye binyuze mu mushinga wa Minisiteri y'Imicungire y'Ibiza n'Impunzi ugamije gusubiza mu buzima busanzwe abatahutse. Mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye kurebera hamwe abatahutse bagera kuri 80 bo mu karere ka Karongi bari gufashwa kwiga imyuga itandukanye kandi ngo bibahe icyizere cyo kuzabaho neza nk'uko nabo babyivugira. Ahangaha turi kwiga umwuga w'ububaji, tumaze kwiga kubaza intebe, taburete na sheze, turi kwiga no gukora urugi. Ngiye mpamvu numvishe nshaka kujya mu bukomeye nuko hari byinshi iyo ukomeye ni nako utanga amafaranga menshi. Ninjya kudoda ntago nta umuntu yaza gukoresha umwenda w'ibihumbi 300 ariko akabati gahagaza amafaranga 300. Nicyo kintu numvishe cyatumye niyaminiya mwuga ukomeye w'ububaji kuko amaboko abahungu bakoresha ndayafite n'umutwe no mu mutwe bakoresha tuba tubafite nuko tugira ikibazo cyo kwitinya, ariko ngiye numvishe nta kwitinya kandi ndabishoboye. Nindangiza kwiga numva icyizere mu myaka nk'ibiri iri imbere nanjye nzaba mfite atelier nandi ndi gukoreramo bwose baza kumbwira ati kwa Esperance niyo tugiye gukoresha intebe. Mu Rwanda hagaragara uburinganire. Abagore nabo ntibagitinya kwiga imirimo isaba ingufu. Si Esperance wenyine wagize iri shyaka mu batahutse kuko nawe ni Frida yigana n'abandi bagabo mu gusudira. Niga umwuga wo gusudira kugira ngo nziteze imbere ejo hanjye hazaza hazabe heza. Mu mwuga wo gusudira amaze kumenya gukora inzugi n'amadirishya nifashishije ibyuma bitandukanye, profile buteye, HS, ferite, feripura na puranche. Ubwo rero nkaba ndi guteganya ko ejo hanjye hazaba heza kubera ko nagira amahirwe yo kwiga umwuga wo gusudira nkiteza imbere n'umuryango wanjye kugira ngo nkomeze kugira ubuzima bwiza. Mu byo niga rero icyo maranira no kwiteza imbere mfite icyerekezo cy'ubuzima bwanjye bwa buri munsi. N'abagenzi banyiro dufatanyije nyine kwiga imyuga no murababona ngaba duharanira twese kwiteza imbere nk'abanyarwanda basubiza mu buzima busanzwe bw'abantu babaye impunzi. Hano iyo haje nk'abantu basudiza nk'aya magare baza ari benshi nkabona nk'igihumbi nkagenda nkagura ikiro cy'umuceri n'amavuta yo guteka, izo nyungu mbonamo. Icyo ndi guteganya mu nzozi zanjye nuko nzashinga atelier yo gusudira, nkashinga na kenkeri ibamo ibikoresho bigendanye no gusudira. Nabonagamo harimo n'inyungu abawukora bagira amafaranga. Turayabona iyo haje nk'ikintu cyo gusudira turagisudira, yaba ari imodoka cyangwa se moto yangiritse. Ubona bizama amafaranga kuko abantu bakenera gukoresha inzugi ni benshi cyangwa se ibyangiritse. Ubwo rero nkabona nanjye nziteza imbere. Iyo ukoze urugi nta bikoresho umuntu ayizaniye ni 45,000. Nkabona rero ayo mafaranga ari menshi. Mu biga kubaka naho usangamo abagore n'abagabo bivugira kuretse kubaka inzu z'abandi banafite inzozi zo kuzishyira hamwe bagakorera amafaranga menshi ku buryo nabo bakwiyubakira inzu zabo. Nize kubaka, nkunda kubaka. Imyaka ine ngereye mu Rwanda nasanze mu Rwanda ari ahantu heza, uragenda uko ushaka, turisanzura. Aho ngereye mu Rwanda rero ndashimira perezida wacu wadushakiye abadutera inkunga nka Midimaye ikadukura mu bwigunge. Ubu nari umuyede nkorera amafaranga 5. Ubu turi kwiga kubaka nta kibazo kandi nibyo nahisemo nabitoye mbishaka kugira ngo nanjye ngiye niteza imbere nta gusabiriza cyangwa nta kwitinya kuko ubu ngubu ni uburinganire.
byamaye imbaraga kwiga ngewe kubaka. Nararebye mbona mu rugo rwanjye nta wundi wamfasha. Rero ndavuga ati reka nkura amaboko mu mifuka ntinyuke, icyo umuntu yashyizemo imbaraga cyose aragishobora, kandi icyo ukoze ugikunze uragishobora. Abatahutse bahisemo kwiga gusuka bavuga ko ubu batangiye gukirigita ifaranga babikesha bike bamaze kumenya, bakanigirira icyizere ko noneho bazakorera amafaranga aruseho nibamara kumenya ibyo bagomba kwiga byose. Ikintu cyane imbaraga zo kugira ngo nige n'umwuga nuko nabonye uri ku isoko kandi abahungu benshi batawukunda, ngiye mbona ko nkukunze nkawukora wampa amafaranga. Tekerezanye numva wajyuma nk'ibihumbi 150 mu kwezi. Umuntu mwamaye biterwa n'ibisuko namusutse, hari biciritse hari bihenze, ariko nk'iyo musutse amasita meza ashobora kuma nk'ibihumbi 6 cyangwa 7. Urumva ko nyine niba kubera mba ndi kwiga ntaramitiriza neza, niba ampereza 6 urumva ninza mba narangije azanyama nka 12. Ubungubu mbasha kuba nasuka umuntu niyo yama n'icyo 1000 n'icyo 5 ndagikorera, nkabasha kuba natunga umwana wanjye nanjye ubwanjye nkitunga. Wumva byandinze kujya kwiyandarika kugira mbone uburyo natunga umwana wanjye. Nimara kwiga umugambi mfite no kuzashinga saro yanjye ku giti cyanjye, nkafasha n'abandi batishoboye bagenzi banjye nanjye bababaye nkanjye, aho nkaba nagiye kinabagezaho. Mu yindi myuga harimo kwiga gukoresha ibikoresho bifata amashusho ndetse n'amafoto, hakabamo no kudoda. Abatahutse bari kubyiga no bavuga ko nubwo batararangiza kwiga ariko umwuga bahisemo bazi neza kurimo amafaranga, mbese batendejwe no kurangiza amasomo yabo ubundi bakajya ku isoko ry'umurimo. Naje ngeze hano mu gihugu, leta iramfasha bamitike babasha kungeza mu rugo nsanga ibyo mu rugo birahari, mbasha kubyicaramo. Ubwo bityo ndabasha nkomeza ubuzima, nkaba mfite umutekano wisanzuye muri nge ndiyakira, numva nta kibazo. Ubwo nkumva ko ndi umunyarwanda, bityo bikamba amahoro bigatuma nta kibazo mu buzima bwanjye numva ahangaha turi kwiga ku kamera no gufotora, ariko mu by'ukuri iyo tugereranyije imirimo igiye hari hanze itandukanye hano mu gihugu abantu bagenda bakora, uyu mwuga turi kwiga nta bantu benshi cyane bawuzi. Nimara kurangiza amaze kubona certificate nkabona n'igikoresho, numva rwose nzabasha gukora kandi bityo nkabasha gutera imbere, nkabasha no guteza imbere igihugu. Maze kumenya kudoda ikanzu, ishati n'ijipo, ubu ngubu ngeze ku ikabutura. Ndoto mfite mbona bino bintu bizangeza ku bintu byinshi, kuko urebye ubuzima twabayemo bwari bubi. Twanyuze mu mashyamba nubwo nari umwana mutoya, ntabwo twari tubayeho neza uburyo twari kubona ibingibi. Twabaga mu mashyamba gusa tutagira aho tuba. Tugeze mu Rwanda tubona imishinga idufasha, ariyo Midimari idufasha imyuga y'ubudozi. Aho ngeze natera ikiraka nkadoda umwambaro w'umuntu akama amafaranga, bikangeza ku bintu byinshi. Wenda iyo udodesheje nk'iribaya ni 2500. Ijipo y'umukobwa iri kuri droite idoderwa 3000. Urebye aya mafaranga nyabonye yangira akamaro, nakorora ko ntabyo mfite, nkanacuruza wenda mbifite ndi gukora nkashinga na toriye, mbonye bimfashije nkabonamo amafaranga. Iyo batahutse n'abandi batishoboye bafashwa kwiga imyuga bayirangije, umushinga ugamije kubasubiza mu buzima busanzwe ubaha ibikoresho by'ibanze bakwifashisha batangira imirimo yabo. Bashishikarizwa kwibumbira hamwe mu makoperative kugira ngo babashe kugera ku iterambere mu buryo bwihuse. Ubuyobozi bwabo bakomoka kandi bavuga ko babakurikiranira hafi, bakabagira inama y'uko banoza imikorere kugira ngo bakomeze kwiteza imbere. Icyambere nuko uyu mushinga turanawushima cyane kuko kimwe no gufasha abanyarwanda kandi bari bafite badafite icyo bafite, ubu noneho bakaba barafashe amasomo bakiga bakajya gukora ibyo bikorwa, nyuma bakazabaviramo kwihangira imirimo noneho ituma bagira bazamura ubukungu bwabo. Aha nababwira ko iyo abo bantu bari batahutse badafite icyo bafite akaba barimo kwiga, iyo ni inyungu ya mbere. Iya kabiri nuko naho yigira uwo mushinga hari icyo utanga, kuko bavuganye nabo babigisha naho bigira bikabyara inyungu kuri abo bombi. Ku rwego rw'akarere nkatwe rero, iyo bamaze kwiga iyo myuga, murabizi ko n'imyuga biga mu gihe gito kigeze ku mezi 5,
baragenda bakajya gushinga nayo imirimo hirya iwabo, bamara kuyishinga bagakora bakigisha nabo batuyeho hafi. Ubwo urumva harimo kuzamura capacity ye, akamenya ko yageze mu Banyarwanda, yageze mu bandi, kandi ko no muri gahunda z'igihugu harimo kugira ngo buri muntu wese abashe kwihangira imirimo kandi afite icyo ahereyeho, ari uruhare rw'ubuyobozi, ari uruhare rw'umuturage, noneho naho atuye aho ngaho bagashobora ko bakabona ko babigizemo uruhare kuko nabo bagiye kubigiramo inyungu. Twe dukomeza rero gukora follow up kugira ngo nawe ahageze hirya hatuye ahashyira impinduka, kandi impinduka ituma hariho rya terambere ry'ubukungu rishingiye kuri wa muntu tuzi neza nahaturutse. N'abahasanze rero arabahindura kuko baba babonye ko yaje ntacyo yaheragaho, ariko ubu noneho afite icyegezeho. Kuri twebwe rero nk'ubuyobozi twebwe twumva rwose kumukurikirana umunsi ku wundi no kumenya kubagira inama kugira ngo bongere kapasite yabo mu byo bamaze gukora n'ibyo batangiye, no kugira ngo banabyongere bibe binini, cyane cyane ko icyo tugamije ni iterambere ry'ubukungu bwabo. Abatahutse bamaze kwibonera ko u Rwanda ari amahoro kandi ko rwari rwiteguye kubakira no kubafasha gusubira mu buzima busanzwe. Biyemeje kugira inama basize mu buhungiro ngo bareke guta umwanya, ahubwo batahuke nabo biyubakira igihugu. Twabaga mu mashyamba, ntabwo wabonaga ahantu umuntu ajya ku ishuri cyangwa yiga umwuga nk'uyu turi kwiga, twahoraga twirukanka gusa, no kubona ibyo kurya bikaba bigoye. Twarahungutse tugeze mu Rwanda, batwakira neza, baduha ibyo duheraho dutangira ubuzima busanzwe, baduha imfashanyo, natwe twinjira mu buzima. Byongeyeho noneho bahita baduha no kwiga imyuga kugira ngo natwe tujye aho twikura n'aho twigeze. Njye numva rero kuba twari tukiri muri Kongo bitandukanye cyane no kuba turi iwacu. Ikintu gituma badataha kenshi n'ibihuha bumva. Usanga abantu bababwira ngo ibyo bintu bavuga ku maradiyo baba bari kubabeshya, bagera mu Rwanda bakabica. Abandi ikintu gituma bumva batatahana wenda ni nk'ababa barakoze ibyaha bakumva batataha mu Rwanda bavuga ko bazabahana. Njye ikintu nababwira ni uko nageze mu Rwanda nsanga haba urukundo pe, baratwakiriye, badufata neza, baduha ibyo kurya. Icyo nababwira ni uko mu Rwanda ibyo bumva ari amabeshyo, ari u Rwanda rwiza cyane rw'amahoro. Iby'ukuri aho nyegereyemo nasanze hari umutekano uhagije. Ibyo batubwiraga batubwira yuko nta mahoro ahari, abantu birirwa bicwa, nasanze nta bihari ari ukubeshya, ahubwo nsanga iby'amacakubiri yaracitse ntayahari. Hano mu gihugu ubu ngubu mu myaka 3 mpamaze numva ndi umunyarwanda uhamye, kubera yuko mfite ibyangombwa, leta yagiye imfasha ku buryo bwose bushoboka. Ubu ngubu nta kibazo mfite ibyiringiro ko nzagera ejo hazaza heza. Abona asize inyuma rwose nabakangura kuza ko mu Rwanda nta kibazo, kandi n'ababandi birwa bahingira abantu ku gihumbi. Ubu rwose perezida wacu ntako atagize, yaduteje imbere. Ndamushimira, nabo basigaye inyuma nabo baze bareba ibyo twabarushije. Iyo watahutse kigera mu Rwanda afashwa kugira abakomoka, utahibuka agafashwa kubona ahandi atura. Inzego z'ibanze n'abaturanyi asanze bamuha ikaze, bakanamufasha kwisanga muri sosiyete nyarwanda. Binyuze muri gahunda za leta zisanzwe zo gufasha abatishoboye, n'abatahutse bafashwa mu buryo butandukanye bitewe n'ibyo bakeneye, harimo ubwisungane mu kwivuza, kubona icumbi, kubona imbuto zo guhinga, abana bagasubira mu mashuri, abandi bakigishwa imyuga ndetse n'ibindi. Uyu mushinga rero kuva watangira muri 2014 umaze gufasha abarenga 5,000 mu gihugu hose. Biboneye ko abatahutse bari kwiga imyuga bibaha icyizere cy'ejo hazaza heza. Bivugira ko n'ubwo bakiri abanyeshuri batangiye kubona inyungu mu myuga biga, bagenda batera ibiraka hirya no hino. Bikabaha icyizere rero ko nyuma yo kwiga imyuga noneho bazabasha gukorera amafaranga agaragara. Akaba ari mu mushinga wa Minisiteri y'Imicungire y'Ibiza n'Impunzi wo gufasha abatahutse gusubira mu buzima busanzwe. Reka tubibutse ko ku bindi bisobanuro ushobora guhamagara nimero itishyurwa ya Midimar 170. Naho mu kiganiro cy'ubutaha twongeye kubifuriza mwese ubuzima bwiza.